nawe n'igishashi urabibona ko umuriro ufite imbaraga nyinshi cyane. Urabibona umuriro urimo kuzamuka ungana ni mwinshi cyane kandi ntabwo utwara umuriro mwinshi muri cash power. Cash power ntabwo itwara umuriro mwinshi. Urabibona ko wafatisha icyuma urabibona ko cyamaze gufata byarangiye. Ndaje nawe ndabikwereka wenda nawe ufatira inyundo ubonye urebe ni ukuvuga ngo yabyarangiye rwose. Urabibona ko bure cyuma byarangiye. Ushobora gufata n'akandi kantu, ushobora gusigira bageti yose ikaba yarinda ishira nta kibazo kibaye idacika. Urabona ko kandi twara ibice by'umuriro bike. Nk'ubu ngubu nko ku rugi abandi bakoresha nk'urugi rwa sempure ku mashini zisanzwe ushobora gukoresha nk'umuriro w'icyatanu, ariko ngiye mba nkoresha umuriro wa 200 gusa. Ifandwa TV, Factory Wandwa Magana TV. Kwizera Dani, umugabo ufite umugore n'umwana umwe wo mu karere ka Rwamagana, umurenge wa Kigabiro, akagari ka Sibagire, mu mudugudu wa Kabuga, yavumbuye imashini isudira itandukanye n'izindi mashini dusanzwe tuzi zisudira. Iyi mashini avuga ko amaze kubona ubushobozi busabwa ngo agure imashini isudira n'umuriro bitwara, yahise atekereza ubundi buryo yakora imashini ihendutse kandi ikoresha umuriro muke, kuko iyi mashini akenshi ikoresha amazi. Uyu Kwizera Dani akaba yarize electricité mu kigo cy'imyuga cya Center for Champion, ari naho yakuye umurava wo gukora ubuvumbuzi bw'iyi mashini. Izi nsinga ni insinga zidakomeye cyane, kambivuge gutya, zikomeye zitwa mani. Kuvuga ngo ubundi aho ushobora gusanga kwa ko imashini yagiye idatwara umuriro mwinshi, ni kuvuga ngo ni nayo mpamvu ubona yuko mbona nakoresha insinga zoroshye zishobora no guhambira ku buryo bworoshye rwose. Ubundi usanga ahandi biri ngombwa yuko abandi usanga bakoresha ibitsinga binini nk'ibitsinga byo kuri Liga, ariko n'insinga za Omani rwose wazikoresha nta kibazo. Hari akantu k'akamashini se gafata bageti, ni pensi, ntabwo kitwa kamashini, ni pensi. Ni ukuvuga ngo pensi ngewe narebye ndavuga ngo ngomba gukoresha urubaho, kuko buriya urubaho iyo rwumye ntabwo rutwara umuriro. Ariko usanga ngo nka ziriya pensi akenshi ziba ari ibyuma, rimwe n'imwe zishobora guteza impanuka kubera ko ziba ari icyuma kandi icyuma kikaba gitwara umuriro. Ariko rero nk'uru rubaho rwo ntabwo rutwara umuriro kuko ni igiti cyumye. Ni ukuvuga ngo njye nicyo nifashishije mba aricyo nkoramo pensi. Iyi pensi urabona ko ni pensi nziza cyane, niyo nkoresha kandi ugasanga irakora neza cyane. Ubu nta mpanuka ishobora kuba yateza, ntiyamfatisha umuriro kuko ni igiti cyumye. Kubona ko ni made in Rwanda rwose, ni igiti cyumye rwose kimeze neza. Hanyuma ubu ngubu rero isigaye nuko ngiye gushyira ku muriro neza, nkatangira igikorwa cyanjye ugasudira. Electricity tukarebaho gacomeka bikagenda. Nkarebaho nkacomeka, kuvuga ngo nk'aha ngaha nk'urutsinga rwa rwarazanye umuriro ndimo kurubona mba nduzi. Nkareba na netire, ubwo mba ngomba kumenya ngo netire ndayishyira faze ndayishyira aha ngaha kugira ngo bitaza kuba byateza ikindi kibazo. Ni ukuvuga ngo iyo nsoje hariya urasudira. Ikindi ubwo ukuvuga ngo aha ngaha mfite masse yanjye, nta kindi ngo ndatangira nkaba nasudira. Reba yuko y'amazi bikoze. Aya mazi arakora cyane, umuriro w'imbaraga cyane. Urabona nawe n'igishashi, urabibona ko umuriro ufite imbaraga nyinshi cyane. Urabibona
ni mwinshi cyane kandi ntabwo utwara umuriro mwinshi muri cash power ntabwo itwara umuriro mwinshi urabibona ko wafatisha icyuma urabibona ko cyamaze gufata byarangiye ndaje nawe ndabikwereka wenda nawe wifatire inyundo ubonye urebe ni ukuvuga ngo yabyarangiye rwose urabibona ko buriya cyuma byarangiye ushobora gufata n'akandi kantu bitewe wenda n'ikintu runaka ushaka kuba wakora ni ukuvuga ngo rero urebye iyi mashini ni imashini yanjye wumva ko ni igitekerezo cyanjye nagize nakuye ko natangiye kukigira 2018 kugeza uyu munsi nibwo kimaje kujya mu bikorwa ni imashini yanjye urabona ko rero iyi mashini ntabwo ihenze ni ukuvuga ngo nta bintu bihenze urabona ko nayihaye amapine nk'igihe runaka ushatse nko gukora ugushaka kuyigizayo ku buryo bwakorohera uyisunika ikaba yagenda kubera ko nayihaye amapine nta bintu bihenze ikintu kiba gihenze ni nk'insinga nabwo ntabwo zihenze urabona ko insinga ziranga ntabwo ari ndende ariko ushobora kugira insinga zishobora kuguhenda bitewe n'ahantu ugiye gukorera gusa ko ugomba kugira insinga ndende ko igihe nk'umuturage amamagara nkajya kumukora nk'imireko bikaba ngombwa ko nta muriro afite iwe nkaba najya gukurumurira ahandi hantu hirya kure nko ku muturanyi we niyo biba binsaba insinga ndende hanyuma rero iki gihangano cyanjye ndifuza ko nabasha kubona ubuvugizi ngize nk'ubuvugizi nkabona nk'ubuvugizi nkakorerwa nk'ubuvugizi urabona ko iki gihangano ni icyanjye gufite n'ahandi hantu nagikuye ni ukuvuga ngo icya mbere ni uko ari icyo mu karere ka Rwamagana ni icyane iwacu mu karere ka Rwamagana ni igihangano cyanjye nicyo nagize ni icyane iwacu i Rwamagana mu Rwanda n'ahandi hantu kiri sinzi niba no ku isi hari naho kiri ntabwo mbizi ni ukuvuga ngo mbonye ubuvugizi rero gishobora kuba cyaba develope umunyarwanda wese akaba yabasha kukibona ku buryo bworoshye kandi ikindi ngira ngo wabibonye gikoze mu ndobo ngira ngo ujye ubibona akenshi rimwe na rimwe nk'indobo ziba zavanwemo amarangi zigenda zishugunwa ahantu hirya no hino hatandukanye ariko urabona ko ngewe ikigihangano cyanjye ni uko cyazikusanya za ndobo zataga agaciro zabaga zinagiye ku gasozi haba najya nkoramo izi mashini ku buryo n'ubundi za ndobo zagaruka zikongera zikagira agaciro zitabaye umwanda mu gihugu hirya no hino hanyuma rero urumva ko ndamutse nabonye ubuvugizi urumva ko iyi mashini icyambere irahendutse umunyarwanda wese abaturarwanda bose yabasha kubageraho ku giciro gitoya kuko n'ibitarenze 20,000 urumva yuko ni ibintu byabihendukiye abaturarwanda kandi ikindi urumva ko byagiye yazamutse ikamenyekana ntabwo yangira akamaro nyine urumva ko n'abaturage muri rusange kandi n'igihugu kubera yuko hari izindi nyungu nyinshi igihugu cyagenda kiboneramo nko mu gutanga imisoro ndetse n'ibindi kandi n'isuku kubera ko za ndobo zatezaga umwanda za ndobo zaba zibonye akazi ko kuba zakoreshwa urumva rero muri makeya ndumva icyifuzo mfite nuko nabasha gukorerwa ubuvugizi n'umuturage wo mu karere ka Rwamagana hanyuma nanjye iyi mashini yanjye ikaba yabasha kuba yamenyekana ikagera ahantu hose ku buryo uretse n'u Rwanda ndetse na Afurika n'ahandi uburyo iyi mashini yabasha kuba yagera ahantu hose ikajya ikoreshwa. Murakoze cyane. If1 TV, Factory 1 Rwamagana TV.